Mwongeye kwirirwa bakunzi ba How to Rwanda TV, kanizere ko mumeze neza, kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. Uyu munsi ngarutse mvuga kuri Nick Live. Nje kuvugamo ibiki, mbese ngiye kubereka iki, mukurikire 5 kuri 5. Murabizi video mperuka gukora kuri Nick Live, naberetse event cyangwa campaign iri kuberamo, aho tuzageninga beans zingana n'ibihumbi 8. Niba iyo video utarayirebye, jya hasi muri video description nasize link yayo, uyinyureho ugende uyirebe. So guys, uyu munsi nje kubereka event zigera muri 2 zo muri Nick. Hari imwe imazemo iminsi, hari n'indi nshyashya, ariko zose zizarangira mu mpera z'uko kwezi. Niyo mpamvu ngiye kuzivugira icyarimwe nzibasobanurire, ubundi dukomeze. So guys, niba ari gukigera kuri YouTube channel ya How to Rwanda TV ukaba utarakora subscribe, kora subscribe ubundi dukomeze. So twagiye, turaza hano hasi handitse chat, dukoreho. Nidukoraho turaza hano hasi handitse office notice, dukoreho. Nidukoraho baratugeza ahantu hameze gutya. Iyi event yo hejuru yararangiye, cyangwa iyi campaign. Tuza ha kabiri. Iyi event ya kabiri ni irarangira. Ni event ya gatatu ni irarangira, ariyo bazaduhamo beans ibihumbi 8 kuri buri muntu. Iyi ni nayo nakozeho video, nabashishikariza kujya kuyireba, link nayisize hasi muri video description. Campaign ya kane cyangwa event ya kane ni iyi ngiyi, yaje tariki 26 z'uku kwa mbere, ubwo nejo hashize mbere yuko muri iyi video. Rero izi event ebyiri nizo ngiye kubabwiraho. Hari iyi ngiya video contest, hakaza n'iyi ngiya Nick Live 5 plus flowers celebration. So twagiye, reka duhere kuri video contest. Dukore hano kuri check the details. Ese iyi video contest yatangiye ryari, izarangira ryari? Icyo nicyo cya mbere uba ugomba kumenya mbere yuko winjira muri campaign. Iyi video contest yatangiye tariki 15 z'ukwa mbere 2026, izarangira tariki ya 2 z'ukwa kabiri 2026. Hano barakubwira ngo event details, participation award, igihembo kizatangwa mu hano cy'umuntu witabiriye iyi event ni ibihumbi 4 by'amabeans. Video requirement, iyi event urasabwa gukora iki? Urasabwa gupostinga video kuri TikTok. Bari kukubwira ngo video requirement, cyangwa ibisabwa muri iyo video ugiye gupostinga kuri TikTok kugira ngo baguhembe. Barakubwira ngo postinga video kuri TikTok yerekana uburyo waninga cyangwa uburyo ubonamo amafaranga kuri Nick Live. Muri make, turapostinga video kuri TikTok yerekana uburyo tubonamo amafaranga cyangwa amafaranga twabonye muri Nick. Kwerekane uburyo tuyabonamo, tuvuga uburyo tuyabonamo dukoze live. Ayo nabonyemo na aya ngaya, gift bamaye ni izi ngizi, nibyo ngibyo uravugamo. Nurangiza uhita postinga. Iyo video ntabwo iri buze kuba ari ndende, irafata hagati y'amasegonda 30 n'umunota umwe. Numara kubikora, iyo video umajije kuyikora, urahita uyaploadinga kuri TikTok washyizeho izi hashtag. Iyi hashtag ya mbere ya Nick Live, hashtag ya kabiri ya Nick Live up, hashtag ya gatatu ya earning, ushyireho na tag ya Nick Lives, ubundi postinge video yawe. Icyo gihe urabusoje etape ya mbere, sibyo? Hano hasi barakubwira ngo post qualifying videos, video zizemererwa cyangwa bazemera. Buri video yose yemewe izakira beans ibihumbi 4 nka participation reward, cyangwa z'uko witabiriye iyi event. Hano hasi bakakubwira ngo the top 3 videos, video 3 za mbere nziza zahiswemo zarebwe cyane. Barakubwira by total engagement, zarebwe cyane, zikagira like nyinshi, comment nyinshi na views nyinshi, ziza receiving reward, zizabona ibihembo. Iya mbere izabona $10, video ya kabiri izabona $5, video ya gatatu izabona $3. Hasi bagasoza batubwira ngo reward cyangwa ibihembo will be distributed nyuma y'iminsi 3 yo gukoramo cyangwa y'akazi, ubwo si muri weekend.
iyi event irangiye. Niba iyi event izasoza tariki ya mbere z'ukwa kabiri 2026, ongeraho indi minsi 3 nyuma, ubwo ibihembo tuzabibona tariki 4 z'ukwa kabiri 2026, ariko mu minsi y'akazi. Iyo wamajije gupostinga video yawe wakurikije ariya mabwiriza yose bakubwiye, uhita ukora iki? Uyituza ugakopiya nick ID. Ku musozo ndabereka ahantu uri bukure iyo nick ID, ukaza ukayipestingamo hano kuri information submission. Hano hasi kuri WhatsApp ugashyiramo nimero zawe ukoresha kuri WhatsApp, ariko zibanjijwe no guteranya 250. Hano ukaza ugashyiramo video link ya TikTok, ubwo ni ya video wa postinze. Ugende ukopiye link yayo uze uyipestingemo hano. Aha gatatu ni screenshot uzashyiramo cyangwa uzaploadingamo ya data z'iyo video wa postinze, ubwo iyo analytics ni uzarya screenshot uze uyaploadinge mo hano. Nubisoza ibi byose uko ari 4 uhita ukora submit, bizaba birangiye. Iyo ni kampeni ya mbere. Tuvemo tuze kuri kampeni ya kabiri. Kampeni ya kabiri iravuga ngo Nicky Live 100k plus followers celebration. Aha ni event bazanye yo kwishimira ko bujuje 100,000 by'ababa followinga kuri Facebook. Iyi kampeni izakorwa gute? Dukore kuri check details. Baratubwiye hano Nicky Live 100k plus followers celebration. Barakubwira hano event details. Icyo usabwa gukora ni iki? Hano barabanjije baratubwira Nicky Live Facebook hits 100k plus followers, thanks for all your support. Hano babanjije kudushimira abantu twese dukoresha Nicky Live twanabafollowinze kuri Facebook yabo. Event details cyangwa ibyo ugomba kumenya muri iyi event cyangwa muri iyi campaign. Ikintu cya mbere uri bukore ni ukurayikinga post yabo, ugasiga comment irimo message ibifuriza ibyiza, ukahita uteranyaho na Nicky ID yawe muri iyo message. Nicky ID ndaza kuberekaho muyikura iyi video iri kurangira. Example hano babikweretse ukuntu uri bubikore. Keep shining Nicky, ukahita ushyiraho ID, ugashyiraho utudomo 2, ugashyiraho ya Nicky ID yawe. Numara gukora ibyo ngibyo, icya kabiri urakora share this post on your Facebook page. Sharinga iyi post yabo kuri Facebook page yawe, ariko ukoreshe izi hashtag. Hariho hashtag ya Nicky Live, hashtag Nicky Live app, hashtag live streaming, hashtag celebrating SAK cyangwa celebrating 100k. Aho ni ikintu cya gatatu ugomba gukora. Nyuma yo kwisharinga, sending a post link to Nicky Live cyangwa link ya post wa postinze kuri Facebook yawe. Ikopiye ugende uyibahe uyoherereze Nicky Live kuri Facebook. Nicyo uri bukore. Ibi ngibi numara kubisoza, hano hasi barakubwira reward ni 2,000 by'amabins kuri buri muntu wese watsinze. Bazafatamo abantu 100. Hano 50,000 bya bins kuri buri muntu watsinze, bazafatamo abantu 5. Hano bazafatamo abantu 100 bateye comment, hano bafatemo abantu 5 basharinze post, ariko babonye total engagement hejuru y'1,000. Total engagement ubwo ni like, comment, share byose tubiteranyije hejuru y'1,000. Bakakubwira ngo ibihembo bizatangwa tariki 3 z'ukwa kabiri, nibwo tuzakira ibi bihembo. Urumva izi event zose nuba wazikoze, kireka habayemo rwangendanye, ntago wazabura imwe itsinda ukagetinga reward. Kimwe nuko zose ukoresha tu wabona reward. Niba event ya mbere yo muri Nicky Live utarayibonye, reba hasi muri video description nahasize link ya event ya mbere. Hano ushobora kuhita wibaza, ese iyi posti ndi bushyireho comment nkana sharinga ndayikurahe? Reka mbibereke. Hano babyerekanye. Uraza ufungure Facebook yawe. Numara kuyifungura uze hano muri search, koreho usearchinge Nicky Live. Urayireba ino ya mbere ifite aba followers 107,000.
niyo urakoraho winjiremo. Ukiza ureba hasi urabona hari pinned post bapininze, ni iya mbere urahita uyigeraho ako kanya. Ukigeraho ikintu cya mbere urahita ukora like. Numara gukora like uze muri comment urandikamo congratulation, keep shining, nushaka ubyandike gutya. Munsi uhite wandikamo ID gutya, shyireho uturongo tubiri ujye gushaka ID, ubwo ni Nick ID. Uhita usubire muri Nick, tuve muri event tuze hano kuri me, hano hasi uhita urebe hano hari agafoto kawe, urahita ubona ID hano munsi, uhita uyikorera copy. Mara kuyikorera copy usubire muri Facebook, hamwe wanditse ID koreho upasting, uhite wohereza comment. Ngiye narangije kuyohereza niyo mpamvu nayo nohereje. Ibi bisoje uhita ukore hano usharing iki iyi post. Kwisharinga bakubwiye ngo urakoresha ama hashtag, naha barabikubwira urakoresha izi hashtag. Ubwo uraza uzikopiye zose uzikopiye, cyangwa niba ubushoboye wandike imwe. Ubwo uraza kore share hano uze wandike hano hashtag Nick Live, hashtag Nick Live app. Nyine ushyireho ziriya tags zose uko ari enye. Nubisoza uhita ukora hano kuri share now, uramumajije gusharinga. Nusoza kwisharinga uhita uva hano muri Nick uze kuri home page yawe kuri Facebook, uze urebe hasi ya posti washarinze ngiyi. Urabona hano ifite za hashtag uko ari enye: Nick Live app, live streaming na celebrating 100k. Nurangiza uhita ushake link yayo, niyo tugiye gushaka. Uhita ukora hano hasi kuri share, nukora kuri share uze hano hasi uhite ukopia link yayo. Numara gukopia link, ni link ya share yawe. Nubisoza uhita usubira handi kuri searching mu Nick Live, uyikoreho uze uyinjiremo, uze hano kuri message, aha hari message ukoreho. Nurangiza uze pastingemo ya link yawe ubundi wohereze. Numara kohereza barahita bakubwira aya magambo: hi there, welcome to the official Nick Live page, thank you for reaching out. Uraba ubisoje. Event zose tumajije kubona uko zikorwa, so ahasigaye ni ahanyu. Bifuriza amahirwe masa, nanjye munyifuriza amahirwe, nanjye nzabone kuri ibi bihembo. So guys, mwakoze cyane kubana natwe. Niba ukunze iyi video yisharinge, utere comment, ukore na like, kandi comment zanyu ndazisoma pe, ndazisoma. So guys, ciao, hasta la vista.